habayeho byo kuvuga ngo gusendinga muri message akazima gato nabagira ibikeri nabwo nambagiriye impuhwe oyasi hako abantu bakubabaje oya bakubabaje pe wallahi David akimara gusara utukimara kubyumva kuyangiye ni nkakana ndamuruta pe ko namuruta imyaka myinshi ariko uburyo nge na David turegeranye cyane burya mu maraso yego mwamba bariye tukajya gushaka David tukabasi kumuzikira hano mu gipangu ati wagiye uwasaze bayasaze Yatsuge mwari kumufata mute mudashoya amafaranga baramufata nyine bari kumufata ute uriya muntu kwa ngi nabanje gukeka ko wenda ari umukobwa wamusajije yego ariko byashoboka kuba ari nawe kuko urabizi no bwame nabikeze David n'umuntu ugira impuhwe ugaragara nk'umuntu ugira urukundo mu maso ye nagera buriya David agera anumva abantu buriya n'umuntu wumva abantu cyane ubundi nkava muri ubu bukene ntago nzongera kubyikoza nabonye ifara nabonye ifara kabisa icyo nicyo bita ifaranga aribona ifaranga cyage mwande bagagurya mukande ati umugore yasaze nk'umwishywa we ubu noneho warahiye ako simarura muganga utangire mushyiremo kandidatire sha Njibura narumiwe urumuganga bigenza ati ntabyo nzi ndabizi yakaribya usko ngiye ubwa mbere natinye kuyakoraho ndabitinya ndabatereka reka bino ntago bibaho nkabona ninuza byandi ngende kura nkunda kureba filime z'ibyikango yego z'ibyikango iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes reka nkusuze kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tubana 5 kuri 5 kuri TikTok nitwa Sadunda kuri Facebook nitwa Manzi Sadunda kuri YouTube ni Manzi na Innocent TV ndagushimiye wowe wakoze flow nawe jyaho rwose urebe ibyiza byinshi byiberayo hanyuma ukore flow tujye tubana 5 uko kandi our next episode ndi kumwe uyu mubyeyi muramuzi duherukana tuzengurukana amashyamba duhiga umwana we ndakeka David ndetse nyuma yaho gato twaje no kongera yarangiwe niba mbyibuka neza yarangiwe umuganga na mama w'abapampe uwo muganga aza gufasha David amaze gufasha David arakira garuka mu buzima busanzwe ubushize rero naganiriye na David munsi w'ejo ndakeka nganiriye na David ambwira ko muri amahoro bityo rero byanteye no kugira ngo nawe nkutumire uze hano tuganire ngire utuntu nkwibariza mbere ya byose uraho nsuburiza bari abantu bari kukureba muraho mwese yego uriyumva uti ubu turi kumwe turicaranye ndi kukubona urasa neza urasa neza pe amafaranga ni meza rwose muraryoshye njye narumiwe muraryoshye asa neza mbabarira uhaguruke gato uzunguruke kamerama warangaye
kameramani Gira irangara kameramani w'indaya bareba amafaranga wayabonye wabo icyo nicyo bita amafara wayabonye amafaraboro 350 amafaraboro Wayabonye? urumva amafaranga akora ibintu byinshi cyane ubushize wari umumama usa nkaho ukuzemo wagatenge rwose wagakanzu keza ni ukwihisha ariko ubu ngubu uragakumi nanjye natere mbare na kameramani yatereka sibyo nibyo yego icyo nicyo bita amafaranga amafaranga aravuga arivugira pe iyo umuntu yabonye amafaranga birahinduka arivugira mama wa pampe yahawe amafaranga ariko ubu ntakikoza abantu sibyo ntakikoza abantu ariko disi ratangiye ejo araba ari Uganda ejo bundi ari Tanzania ejo bundi ari Kenya cyane kuri TikTok rwose ari Tanzania bajye bamurebe mukamutera ari kuzunguruka nanjye rero buriya aho ubu ngubu hafi ni Dubai cyane byihuse azenge mwamaye inzira ubundi nkava muri ubu bukene ntago nzongera kubyikoza nabonye ifara nabonye ifara kabisa icyo nicyo bita ifaranga urabona ifaranga tagiye mwandebaga gutya mukandeba ati umugore yasaze nk'umwishywa we ubu noneho harahiye muganga utangire mushyiremo yego kandidatire nyagasani njye buriya narumiwe muganga abigenza ati ntabyo nzi ndabizi usiko njyewe ubwa mbere natinye kuyakoraho ndabitinya ndabatereka reka bino bintu ntabwo bibaho nkabona ninuza byandi ndeba nkunda kureba filime z'ibyikango yego z'igikango imbaraga zidasanzwe buryo umuntu akunda ikintu kimusorezaho haje kimurangirizaho usiko nyine natangaye yego kuri kuntu David cyokoze bura ndacyamuhaye agahenge uburyo namuhiza ibihuru hose akanankubita we yego uziko nyifite inkoni ya hano ku kibune yatatu inkoni igihe twamusanga mu rutoki yarankubitse na hasi haba umukororombye icyatsi n'umukara n'umutuku Rwanda mwibike nabanza tuzi yego komana buriya nabanje buriya mana biriya bintu rero biriya bintu twitangirira ikiganiro cyacu neza biriya bintu famiye ikimara kubibona yabyakiriye yavuga iki ko ngi buriya wantiza basi maji nk'iza muganga oya kundi usije kwa kundi bavuga ngo abantu bakunda umupfu umuntu yicwa n'inzara bamureba wangurije igihe umushana mfite none nishira ndiroti wamayanga ishana gutya na gutya fone yuze iri furo ariko yapfuye wallahi fundraising yakumushyingura ngishizeho 5 nge nditanga isanduku sibye yuko ibyo no gutabara batabara umuntu wapfuye gute ndetse babamurekera kano buri ari ijambo ngemba numva navuguruza gutiye gutabara David baje gutabara David yego baje gutabara yarasaza ryamye mu we kuryama by'amaziranoki uswe bonaga pampa y'umwana iri mu gikuru nge yarayire ndumirwa agenda karanca numa umutima wanjye urashingutse baje gutabara baratabara umuntu warangiye gute batarabikoze mbere uzwi batanye kujya bamwihamaga cyukoza nimbona David nuko nyemba mfite akazi kenshi nge ngora ibintu byo mu masaro biziko nta mwanya kuko ngo mwamwishe David yo Imana ishimwe David yabaye David noneho nge wanizi kuba gato wabasa warakaye nge bazirambaraga usibye ko nta muntu simbizi buriya uriya muganga yazima ntabwo mbizi kikabayeho byo kuvuga ngo gusendinga muri message akazima gato nabagira ibikeri ubona nambagiriye impuhwe oya se hako abantu bakubabaje oya bakubabaje pe wallahi David akimara gusara utukimara kubyumva
kubera njyewe ni nk'akana ndamuruta pe ariko namuruta imyaka myinshi ariko uburyo njye na David turegeranye cyane gutya mu maraso yego mwambabariye tukajya gushaka David tukabasi tukamuzikira hano mu gipangu ati wagiye uwasaze aba yasaze cyatsuge mwari kumufata mute mudashoye amafaranga baramufata nyine bari kumufata ute uriya muntu kwa mugeze akaguhata ibiti wari kumufata ute iyo hataba imbaraga zimuturisha ngatuze cyo kozanye wenda tukiri hariya mu gihuru yarari yego nubwo mwanze kumfasha kumufata ariko mwanangisha mwumva mwanangiye umuganga ntago twabyanze buriya ngewe ibyo nakoze n'ibiriya kuri kwimana mwarakoze zo mbaraga zanjye mwarakoze pe kuko famille naringinze na mwanya twabona David wasanga ari itabi ryamusajije yego David ni inzoga zisaza umuntu gute ngo buraya nese umuntu wakora uburaya gute David ni umuntu ese abakobwa ko bavuga ngo iyo zibabanyijana barasara abahungu bo bibabana wijana David baramubekera ngo zibabanyijana ngi nabanje gukeka ko wenda ari umukobwa wamusajije yego ariko byashoboka kuba ari nawe kuko urabizi no bwa mbere nabikeze David ni umuntu ugira impuhwe ugaragara nk'umuntu ugira urukundo mu maso ye nagera buriya David agera anumva abantu buriya ni umuntu wumva abantu cyane urumva haranira ukuri rega noneho ukuri bamugendaho nkanja ashaka guhura n'umukobwa gutya nkanjye ubu ndirimbanyi y'ukuri shawo ni ukuri ko Imana uri umwana mwiza uziko njye nari nzi yuko umuntu uzamuza n'umuganga wenda wowe wamuje n'umuganga ku buntu kibetse ibyo ngibyo ko nta kibazo nakuhereye mama w'abapampe niyo Mana nyagasani umuntu ufite umuntu azi ni umuntu azi waba ufite ikibazo cyo gutorambuka mu bwonko ntabwo yapfa kubikora buriya abantu benshi barabipinga maze Jibura ndi umuntu wa mbere wapingaga ibintu by'abaganga we warabyiboneye njye maze kubibona uziko rumeze n'ubwo rumeze rukunzaho bintera ubwoba uziko yambwiye ngo ngira gutya ngo kubisiramo ntago ari bibi ntago ari bibi niwe yambwiye ngo fata ivumbi ryaharyamye nagize burya ngo mbona David agaruye ubwonko n'ubwonko mbona n'ubwenge yari afite mbona agaruye ubwenge mureba gutya mu masegonda yego dore uyu n'abandi barwaje dore ndi kuganira n'umwe naje kumushimira none yibereye yego komanda uyanjye ndahari reka nkwibariza akabazo kuri ubu ngubu David mumaze kumuvuza arakize ndetse munahawe n'amafaranga ariko usibye yuko hari igihe nicara gutya nkamureba acyafitemo akanunu ako kanunu urubanza n'ubwonko bwahungabanye igihe nta gihe kirekire gishize bibaye yarahungabanye cyane ni cye kintu muri gutegura wenda kuba mwakora rumva nk'umuntu yavuye mwabiriya bibazo abagihungabanye ubwonko butarajya ku murongo muri kumufasha mu mitekerereze ye iki yaba mu myumvire yaba mu byo agomba gukora nawe akisubira mu buzima bushya kumufasha iki baramufasha abamufasha barabona ko babona yabaye muzima hari n'abantu bambajije nimero ya David rero hano kuri news muri commentary benshi babyanditsemo bati nimero ya David twayibona gute nimero ya David nibagiwe no kububwira ngo zo kuyivuga ariko uraza kufasha niba ya ntacyo ndaza ejo nzamutumira mwese muze muganire munare uburyo yabaye muzima rega uziko mungiye reka banze mabwire burya harya banga urugo rubi rutwa na gereza ko bavuga kandi umuntu wakiza kundwa kubi yego uzikunda David bamwitayeho uzikunda bamwitayeho nijye kubaza ni se David abahe ni bande bamufasha mu myumvire mabana mu rugo ari yasubiye yabaga sinigeze mbimubazaho ibyo ngibyo ni bande bamufasha mu myumvire byebaza dejo tugiyunga ngiye buriya marume yaransekeje tugiyunguka uziko David atarasara yarasaba babingaga hanze yego
yabaga mu buzima bwo hanze umuhaye ikiraga cyo kotsa inyama kotsa ari umuntu ufite mu rugo bakize nta kazi yashyiraga inyuma nta amafaranga ye ntabwo ari umusinzi kubanza umukunda David ego mana byihuse wakurijije waguhangaye ego mwabega mwe umwiga akazi wiyumva gutagisaze buriya njye nyimara kumva abantu bambwira ngo njye nyimara no kubibona akimara gusara oya burya hari ukuntu umuntu agira agahinda buriya wa muntu uzajya wa umuntu ubona yikarakasa mu gutya mu muhanda cyangwa yigize gutya ntabwo uriya bababaye abanyine bari mu ayene abari hagati no hagati umuntu uzabona babyita kumiro ukabona nyine agenda karakwica amarira agahita akukamiramo umutima ukabibuye urumva umujinya ugakwica nyine buriya bintu babijyana no kwa muganga buriya nubona umuntu wawe yagize umujinya akabura n'ukuntu avuga wari usanzwe uzi ko avuga jya umujyana kwa muganga abantu babita ngo iki baganiriza abantu abafashamyumvire abakansara mu kinyarwanda abafashamyumvire yego kubera nyine abaturage benshi ntabwo tuzi indimi abakansara ntabyo nzi abafashamyumvire ufasha gukansaringa mu bwonko uzahita umufata umwirukankana kuko uriya muntu ugeze muri iriya ka ijosi yarikata nta kintu bimubwiye cyangwa omwe akagufata wowe ubwawe akakwica wowe ubwawe kugira ngo wumve ko umutima wari wagira agahinduka mu mutima ukuramo ukawushima ugashima nyine ku mutima wuhanduramo ukawushima David yarambabaje mu buzima David yari umuntu umbwira ati David nandi rode yanyirukanye gutya gutya kwirukana nkande akaza yazanaga yarambwira ati akira jyawe atayafite akambwira ati akaza kanamvugira ubwiye nk'umugabo wanjye akavuga ati nzayamuhera gutya uranyirukana mushiki wanjye gute abenshi ubundi abenshi ngiye bambona na David bagira ngo turasambana oya ni ukuri kw'Imana none yabuze reka yaretse saba byara nyine arya uri mubyara we muki nyirasenge oya ntago muri ababyara ni umwishywa wanjye uri nyirasenge ntago muri ababyara turi ababyara umwana wawe uri umwana wanjye abantu mwirwa muvuga ngo David ngo ababyara baratikurana oya ababyara no muri famiye we uzi ikintu batakora ni mariage kuko usanga abantu mwatumiye umugabo we watumiye umugabo ababyara baba bapfana icyugo umubyara wundi abari mbese ni ubuhe wenda tuvuge mama wanjye urugero wowe mama wanjye papa wawe baravukana tuba turi ababyara no oya mama wawe na papa wawe twega abana babyara hasi burasa abishyura cyangwa ababyara kamera matubwire papa wanjye na mama wawe sibyo babavukana no umwe akabyara umwana nanjye ubwo donc nyine papa wawe na mama wanjye urumva papa we na mama wanjye nyine donc baratubyaye nge nawe twaba turi dupfana iki mwadufashije ra kamera nadufashe nababyara cyangwa nabishywa usiko rwa rwana ari urubyara rwanjye ni urubyara David ni mubyara wanjye ni mubyara wawe ubwo mwana ariko ibyo bintu ntabwo twabitusha wallahi David mufata nk'umwana wanjye oya se mu mwanya musaza wanjye arimo akuzi ko ariyo mpamvu uzanye akantu kavuga ngo bahita babakeka ko nige urakoze njyewe namwita mwishywa wanjye arabi ibaze noneho dukoresheje mariage nkamwe gatumira umuryango wawe nanjye gatumira uwanjye tujya gukorana famiye zacu zije none mwajya mubikorana n'ubundi ababyara babyaranye ni ukuri ko ntabwo bajya bashakana ngo bakore mariage mwazajya mubikora mwihishe nyine gake babyimenyera ubwabo bakanabyara ibyo ntibibareba yego ariko nyine mbabwire uriya muganga ni ubwoba ateye ubwoba biriya bintu ntabwo mbizi wowe najyaga mbibona
ngo umuntu yibye undi nk'ubundi ibiyoka biri kumwigaragambiraho gutya ibiyoka ku macano ibiyoka biri kumwigaragambiraho ngo ati nonaga ibintu bishoboka nk'abantu umukameramani arirukanze umunyamakuru arirukanze ngo ati oya iyi ni prank njyewe nabyiboneye ejo bundi bamaze ubundi se kubera cyahita atanga ubutunzi bungana kuri uriya ntabaho ariko natwe turitwa duceri turyoha kubi yego amafaranga njyewe nzakoramo business nyuma maze kwiryoshya aha gira rero dusoza ikiganiro icyo wabwira abantu badukurikiye gusa nababwira ngo ikira mara nyagasa ikikuri ku mutima hano ubundi iyo hageze uraruhuka pe buriya nakugera buriya David ari kuba ubungu sinzi ukuntu ari kuba ameze nawe yari kuba ari kwirya sinzi yego nabo babyumve bagende banakirebe umuntu mureke gupinga ninjye muntu wari umupingaji ngira umupingaji wa mbere ariko mureke ibintu byo gupinga njye murambwiye ati genda wegere uriya munyamakuru arakubwira byose arabana ajya arangira buriya mama w'abapampi bwana nagitinya barabonaga ari kinyamahane kubi nigishinzi baba n'urushinzi mubona umukecuru mwiza hariya rwose ariko umunsi umukecuru yabapampe n'urushinzi ariko agira roho nziza yarandangiye umuntu wamuvuye buriya uzi umuntu kurangira ibintu nka biriya n'amafaranga umuhaye nzaguhuza nawe umushimire mama w'abapampi sibyo nzagusinyara yego uzansinyare muhuze nawe umushimire reka tugushimire namwe reka tubashimire Imana umugisha mwakoze cyane kudukurikira ni byiza cyane ni iby'agaciro ariko uyu munsi wabaye iki kunakura jo uyu munsi nagize akazi kenshi nananiwe ni ukuri ko Imana mwe mudukurikiye pe mwe mudukurikiye muzaze mubazo n'umunyamakuru aha kuri TikTok ni Manzi kuri TikTok nitwa Sadunda kuri Facebook ni Manzi Sadunda kuri YouTube ni Manzi na Innocente TV reka mbashimire cyane murakoze cyane